ari fresh Aline nta kintu namubwira aha Aline ni mukuru wanjye mukuru wawe yakora arabizi atazi ubwenge azuye ngo atagukoresha akoresha ahubwo abukoresha mu buryo bwe okay Aline twagiye harabura iki kugira ngo ubwenge bwawe bukoreshe nawe telefone ikizaho wamaze kugeraho ni ukubikurikirana ihindura namenye mukuru arinde kumwe avuga ngo ni mukuru wanjye ngo ni mukuru wanjye iyo umuntu agwaye inama aba kurushaho akantu Neri urakoze shaka ngire mve kuri Reveni mbabarira umfasha undi mwana abantu hano bumiwe ariko Naira wowe ntabwo bintunguye sheri ntabwo bintunguye ubwenge urabufite Naira ubwenge urabufite urumva Naira uzi ko avuga icyarabu n'igiperesi uzi ko Naira uzi ko ariwe muntu uje Dubai agatranslatingira abandi avuga n'ikiyahudi Naira ni nimero ya mbere wapi nawe uje Dubai oya wagiye ari kubona bitari bya buri munsi neza neza urajya kurangura neza ari hano urajya kurangura ntabwo urajya kurangura kuri inshuro ninjye uzajya nitwa njya kurangura Naira ngo nkubwire mwana wanjye ketchup menya ko atari ukujyana amafaranga gusa Naira nagusobanurire ngo hari igihe wigira muri buriya butayu ukarigita ukujyana iyindi mpamba nta yindi mpamba nta mpamba ntabwo baranguza amafaranga gusa Naira mubwire dowo tubizira mubwire no mu Bushinwa twagiyeyo abashinwa bo ni bagufiya nta kibazo n'itoza ntakitwaye abashinwa bo ntari ariko mubara mvukuntu mu Bushinwa ntari mu Bushinwa ntaribi ibintu byabo biratuje mu Bushinwa ntaribi ibintu byaho ntabwo ari nabi mu Bushinwa ntaribi Sankara we gusa ndishimye gusa we yacimishijwe nuko ninza zabateza imbere mujye mu mpereze nuzanye bamabariza we umuntu arasobanura amafilime ngo afashe umugore we nk'ubu ketchup abaje kuvuga ibiki ubwo yatuma mfunga amamikoro nkasubira Nyamasheke ariko ketchup babwiye ukuri kwambaye ubusa bana batupe b'abakobwa nimumenye ubwenge ubu biju nararaga ijoro ndi gukorera wowe kumbe na Godfather azi ko yakwihariye ngewe reka nkubwire ikintu kimwe keca ibintu uri kuvuga reka nkubwire ko wabibwiye abakobwa ariko ndi mu bantu bafashe amasomo mu bintu bizantandukanya n'umukobwa twakundana ntabwo gutanga umukuri we birimo ikintu gishobora kuntandukanya nawe ni umwanda kuba ari ikinyamwanda ko ntabwo nabyihanganira uri kumva kuba agira umwanda no kuba agira umushiha adakunda abantu yifite izindi ngeso nyine zituma tutabasha kumvikana ariko kumenya ko yahuye na Sankara akamurya none se reka dufate urugero ndamutse nkundanye na Naira ya masaha Naira ubu nagufuhira sheri umwana wo muri UAE siza nuko ibyo bintu wese utamufuhira mfuhira ngo batamurya so nyine nuko usanga turi injiji ukundanye n'umukobwa urukumva umukobwa amaze at least afite yagiye muri relationship nka 25 zonyine izo nizo nabwo babashije kumenya akosa kantu ka zonyine kari ngombwa keca
mbese nkeya Godfather Ketchup afite gahunda yo kuguhahamura. Ketchup ari kudutera ubwoba Ketchup. Uravuze ngo zonyine none si zonyine ubwo wajya muri Naira Si wayoboye Aisha. Godfather. Ketchup mwa wababonye Godfather Godfather. Ubushize nagabaraga post kuri IG. Sakara Naira se wayoboye Aisha. so sinze mukunda icyo kintu mu cyumba Aisha sheri. Aisha agiye kurangura kandi uramucanga Ujya Dubai na Canada Naira se wari instructor. umva uretse gato Igosha niwe urumva Ketchup ikosa ryabayeho kuri Aisha ubundi Aisha kugira ngo ujye Dubai Aisha ajya Canada umuyobozi yari Naira. uramucanga usaba ikibuno uyu nguyu yawugiyemo uramumira Godfather twumvikane nta kintu nafashemo twumvikane njyewe nawe twubahane hano nta kintu cyari kirimo kuri n'akanagaga nyashi zanjye man ni ukuri kw'Imana nta kintu cyari kirimo hara waranyibye urumva nta kintu cyarimo n'agaga Aisha n'umurenganya sheri wanjye yagarukanye ibiceri twarasangiye. nta biceri yavanye Nta kibazo kirimo. nta biceri yavanyeyo Aisha yaranyizanye kabisa. nta biceri yavanyeyo bataranyanga Aisha yarambwiye ati mugabo wanjye Sankara fa kubudafuha amafaranga arari na yampaye amasomo. N'inzu nta nubwo tugomba kongera guta umutwe dukodesha. Njye rimwe twishyura umwaka rento. serious Naira Aisha bamutesha umutwe rubushtu wanjye. no baretse gato Aisha no waruzanye na Naira Baziranye kuva kera. Naira uranyiba Naira ibintu nkorera abana banjye Naira ariko natunguwe no kubona Naira ziranye na Ntuzi na Ketchup byantunguye ni ukuri tuziranye kera cyane kabisa Yesu gusa Ketchup none se kutari wamutwaye ukaba bamenye Naira ntabwo akunda ibintu bya filime Erega Godfather hari igihe ujyana n'umuntu kumwereka isoko rya filime ugasanga afite isoko ribona ko agasoko kanya ari akana. Si nkaha murakora cyangwa murangiza umwanya. oya byo kwa Naira kwa bamenya ntabwo yari kubaza ikibazo yari kukibaza Kwa bamenya babona bari guta umwanya nta mafaranga ahari. Naira yagiye muri filime bita bihurira nuko yari abonye visa yo kujya mu Bufaransa Don't you see? oya se Yarabonye isoko ryagutse. yabonye na visa wagiye no mu Bufaransa Naira Naira afite abavandimwe mu Bufaransa oya kwa afite abavandimwe ni kimwe umva wagiye no mu Bufaransa sheri Ariko Godfather oui Imana irani wa mukobwa usangana 18 yarayisohotse agataga ngo nikuze wanjye ba Belgique. oya ongera unyereke ya telefone sheri mubabarire mwuka byara ongera unyereke Ketchup ya Naira ya Naira Ubwo wasanga 18 ikibanza iyawe iri he Ketchup iyawe iri Ketchup wasanga atarasi ubwenge kugira game over none miliyoni 6 miliyoni 6 tukazibungana Nyamira kandi Ketchup nyabona muri Nyamirambo n'ikibanza mu ntoki baguca ukuboko ngo baguciye miliyoni 5 wazibonye ne 6 eza muri new species bayiguhera miliyoni 2 n'igice so ni miliyoni 2 n'igice urukumva erega tumaze kubibara dusanga bafite igishoro cya miliyoni 10 ariko bihembye mu miliyoni 5 ku matelefone yabo yombi nahise ndamubaza se none musiganye igishoro avuga ati bisaba ubwenge bwinshi Godfather ubwo narega buriya naje Ketchup aratubona gusobanura filime yarayo maramahamura gusa nkarusha kubura aho wasamye muri batanu ari n'uwa Rocky n'ubundi mwese mwibwa mutunara musobanura mukanasangira byera ati n'uwanjye kandi mwese muvuga umuntu ariko ndashaka kujya Naira ndashaka kujya ngo uzatubwire icyo kiganiro ntabwo cyari sawa oya Ketchup yabisobanuye neza nta mpamvu yo kugira umugabo umwe 4 Ketchup yahamuye abantu manje
bane abagabo bane ubundi banekereza ko bane wabashoboye wakiyongeza umwe. wowe iki ntawe iki nacyo unyumvire ketchup bane wabashoboye wakwiyongeza undi wa kane ketchup baganga muhuhuga bari gucenjira mu bitaro ngo no ibyo ketchup ari kuvuga ni bimwe no ketchup bayi umuntu bivuze ngo abantu ketchup bayi umuntu wanyupfa ucinjira mu bitaro winjira mu bitaro gute aravuga amagambo aduhuhura umutima ngo abaye afite ngo yanyurwa ariko afite batanu ariko nibyo urumva abagabo bane ahubwo barindwi buri cyumwe none nkibaza baruhuka ryari none se iyo mwagiye mu minsi y'intuzo urabakatira iki abakobwa b'iminsi ko bose arwaye bakohereza ya padi icyarimwe umukobwa usaba padi nawe abaciriritse Godfather woga amazi akonje bro bitabirangiye ngo iki woga amazi akonje yafasha kudashyuha umutwe no Godfather yafasha kudashyuha umutwe amazi amazi akonje woga amazi akonje zihita zihagarara Jesus oya baza wallahi anyway muranyemeje Godfather makona narigize akasa mutwe haraho bigera nkavuga ati ndayamanitse gusa nari ngukumbuye Naira waragiye uranyanga wa masise we sinzi icyo wampoye gusa nemeye gazi munyire muri gift gallery ababibasha mujye muri gift gallery ababibasha mujye muri gift gallery Godfather igihe ntemera ariko inyemeje ndemera urumva kecha nkubwire mpindutse umufana umva wakadasohoka yenda kumva Godfather kamvuge bino bintu ikintu kintunguye kuri bano bantu kari Naira yaba nawe nibwaga ya post kuri IG ketchup we namushyiraga muri kategori y'utwana twiza marayika bebe de mama akamara yo kumbe niryavuri hoze expert n'aba bakobwa kugira ngo urebe Naira